Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Ni iby'agaciro gakomeye kongera guhura hano kuri Menya TV nk'uko bisanzwe. Tuyishime Honore ndabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi Kristo abane namwe. Nk'uko mubyumvishe, uyu munsi wa none Imana yongeye kwemera ko tubana mu ijambo ryayo. Hari icyo ishaka kugira ngo wumve, hari icyo ishaka kugira ngo itambutse mu kanwa kayo, igacishije mu kanwa kanjye, ubundi urebe icyo wahindura aho bitagenda neza ubihindure. Imana iturengere kandi tugirire neza. Muje kumva akaririmbo karimo kavuga ngo hari umurwayi ngo ari ku kidendezi. Ni indirimbo ndende ku nyanza n'imbeho gatoya. Ngira ngo murayumvishe ngo hari umurwayi wari umaze imyaka ku kidendezi, imyaka 38, ariko Kristo yaraje abasha kuhamuvana. Hanyuma mbere yuko tugira ikindi cyo tuvuga nk'uko bisanzwe, tubanze tujye imbere y'Imana tuyiragize, tubanze dusenge turebe icyo Imana yadukorera izibane natwe muri aka kanya. Mwami turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ko warinze abantu bawe, tugushimiye Mwami ko utadutereranye. Mwami waratwimanye, izina ryawe rihimbazwe. Kristo hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Sida, ariko imyaka 38 ayihamaze Mwami, kandi yarahageze ari umwana mutoya. Umubonye umenya ko amaze igihe kinini. Ndakwinginze natwe bari benshi dufite umaze igihe kinini hano, aho ahantu hose mu byaha bitandukanye, ariko ndakwinginze uyu munsi dukuremo. Ndaguhamagara ubane natwe Mwami Kristo, ko ushoboye byose. Uturengere kuri Imana nzima, kuri Imana ishobora byose. Ndaguhamagara ngo ubane natwe, ubane na buri umwe wese. Undengere nk'amagambo ndibuze kuvuga saturuke mu kanwa kanjye, ahubwo reka Mwami nkubere microphone nkurangurure ibyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe. Ndaguhamagara Mwami kugira ngo uturengere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye gushima Imana, nongeye kunezererwa umutima wanjye guhura namwe. Umunsi w'igiciro, umunsi w'amahoro. Tugiye kwiga ku ijambo Imana yaduteguriye ko tureba. Tugiye kwiga ku magambo akomeye, kandi ndakwinginze sace mu gutwi kumwe ngo ahinduke mukunde, ahubwo abashe gushinga imizi mu mitima yacu kugira ngo bibashe kugera icyo ahindura. Tudatinze tugiye kujya gusura igitabo. Tugiye kujya mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice ni 5. Turahera ku murongo wayo wa mbere. Ndasubiramo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Yohana ibice 5 guhera ku murongo wa mbere. Komeze kuryoherwa n'indirimbo. Turasoma ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Twibeshye. Ibice 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akize umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Turahera ku murongo wa mbere ndetse ku murongo wa 8. Ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Sida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara yo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese ushaka gukira?
umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Turongera dusubiremo ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. ni ku muntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Sinzi indwara umaranye igihe, sinzi ibibazo umaranye igihe, imyaka bimaranye, ako tumaze kumva amagambo aduhumuriza, tumaze kumva amagambo akomeye. Yohana yanditse amagambo meza cyane, amagambo yongera kuduhereza ibyiringiro, amagambo yongera kuduhereza agaciro mu byo bigomba gukora byose. Kristo ashimwe kandi ahimbazwe. Muri aka kanya twongeye gushima Imana ko yemeye kuduhereza aya magambo, ko yemeye Umwami kuduhereza aya magambo, kubera ko aya magambo n'igiciro gikomeye. Heading cyangwa se intego y'amagambo yacu iravuga ngo Yesu arashaka ko uvaho umaze igihe kinini nta kamaro. Kristo nta kindi cyamuzanye uretse kuvana abababaye, uretse gukiza abababaye, uretse no gukiza abababaye, abafite ibiguma, abafite ibikomere yaje kubakiza. Rero Kristo arakubwira ngo arashaka ko uva aho ngaho umaze imyaka 38, irenze 38, 20 cyangwa indi yose, ahubwo ukava aho ngaho kubera ko kuri Kristo wahageze. Ntabwo birategereza yuko marayika ari uruze kuza guhinduriza amazi kugira ngo amazi ahindurike, ahubwo Kristo we wenyine yahageze byose birakemuka. Ngo hariho umurwayi wari ku kidendezi, ngo yaramaze imyaka 38, ngo kuri icyo kidendezi cyitwaga Betesida, ngo hariho inguni 5 cyangwa se inkingi 5. abantu ngo bariho abantu benshi barwaye indwara zitandukanye. Izo ndwara zishobora kuba ari uburozi bakuroze, izo ndwara zishobora kuba ari karande zo mu miryango zanze kuvaho, izo ndwara zishobora kuba ari kuba waranze gukizwa, izo ndwara zishobora kuba ari ingeso zakubase mu buzima bwawe. Rero Imana ntabwo iri buze kureba igihe imaranye izo ndwara, ntabwo Imana iri buze kureba igihe imaranye izo ngeso, ahubwo iyo Kristo yahageze aba yahageze koko kandi aba yaje guhindura. Ndakwinginze muri aka kanya ubashe kumereza amatwi yawe kugira ngo ubashe kumva icyo wumva, kandi ubashe kugira icyo uhindura mu buzima ukimara kumva aya magambo. Kristo ashimwe kandi ahimbazwe kandi akomeze kuturengera cyane. Ngo nuko Yesu yamubajije ijambo rimwe ngo ese ufite kwizera? Ufite kwizera? Ese ufite kwizera mu mutima wawe? Umurwayi aramubwira ati nyamara iyo abandi baje babona banajugunya mu mazi, ariko njye nkasigara hano kubera ko nta kirengera mfite. Nawe ushobora kuba nta kirengera ufite, ntabwo mbizi. Karande z'imiryango ushobora kuba zarakugose nta kirengera ufite, koya ntabwo mbizi mu miryango ukuntu imeze, ariko Kristo aje aramubwira ati ufite kwizera, ati kora uburiri bwawe wigendere. Imana ishimwe. Ijambo ry'Uwiteka arambwira ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo kandi ubuze kunyumva akankingura, ngo byanze bikunze ndarariwe. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubundi urebe icyo Imana ibuze gukora, ubundi urebe icyo Imana iri buze guhindura mu buzima bwawe, ubundi urebe ko izo ndwara zimaranye igihe zitari buze guhinduka, kuko Imana niyo yonyine ihindura, kuko Imana niyo yonyine ikora bikaba kandi itegeka bigakomera. Imana yonyine yabyemeye, nta yindi. Imana ishimwe kandi igire neza.
Mana, aya magambo aranshimishije. Hariho umurwayi wari umaze imyaka 38. ntago nitaye imyaka umaze uri umupagani, ntago nitaye ku myaka umaze wumva nta kintu uzasikaho. Iyo myaka ntago tuyitayeho. Iyo Kristo yahageze, iyo Yesu yahageze birahinduka. Hanyuma ndakubwira ngo utarabona Yesu, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uze kwa Yesu, kubera ko Yesu afite byose. Yesu afite buri kimwe cyose cyo wifuza. Nta kintu na kimwe Kristo adafite, kubera ko Imana niyo yonyine yamuzanye kugira ngo aducungure. Yemeye kujya ku musaraba azira ibyaha byacu. Nta na kimwe rero yatwima, kubera ko ari Imana nziza, kubera ko ari Imana y'urukundo, kubera ko ari Imana y'amahoro. Ndakwinginze ubashe kumva aya magambo, ndakwinginze ubashe kugira icyo uhindura umutima wawe, kubera ko kano kanya Imana niyo kuvugana nawe. Icyo usabwa, just accept that Lord or Jesus is able to do each and everything on your life. Accept that God is able to do whatever there is on your life. Ikintu cyose cyaba kiri ku buzima bwawe Yesu aragishoboye. Ikintu cyose cyaba kiri ku buzima bwawe Imana iragishoboye. Ikintu cyose cyaba kiri ku buzima bwawe Imana ibasha kugikoresha n'amaboko yacyo bigakemuka. Izo ndwara ntago nitaye kugiye indwara umaranye, ntago nitaye kugiye mwami abakurozi aho bakuye uburozi, ntago nitaye kumenya ngo ese kuba udasenga biterwa n'iki. Ahubwo kano kanya nakwinginze akira Yesu nk'umwami n'umukiza wo mu bugingo bwawe, ubundi urebe impinduka, ubundi wikorera ubugiriri bwawe wigendere. Ahantu umaze imyaka myinshi, ubundi wikorera ubuzima bwawe wigendere. Ufate ubuzima bwawe nk'uko wabuzanye ugende. Ntago twitaye kugira ngo marayika amanuke, ntago twitaye kugira ngo amazi abanze yihindurize. Ahubwo iyo Yesu yahageze byose birashoboka. Iyo Yesu yahageze ntago agendera kuri subjectivity. Iyo Yesu yahageze ntago agendera kuko akuzi muri famille runaka. Hoya, ahubwo iyo yahageze akora icyamuzanye. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Imana turengere. Hanyuma hano ngiye kubahereza amabanga 3. Waba ushaka gukizwa, waba ushaka guhindura uko wagendaga, nta hantu kure wagera Imana itagukura. Nubwo barakoze ibi, ijambo ry'Imana rambwira ngo nubwo twagira ibyaha bigatukura tukutuku, Imana yabasha kubidukiza cyangwa se yabasha kubihanagura. Hoya, byabasha kusa na sherenge. Nubwo wagira ibyaha bigatukura tukutuku, Kristo ashoboye kubihindura bigasa na sherenge. Wireba ibyaha byose wakoze, wireba ubusambanyi bwose wakoze, wireba uko Imana wibaza ngo ese Imana ndebute. Hoya, wibirebaho kubera ko Imana niyo yonyine ishoboye, kubera ko Imana niyo y'urukundo, Imana yo yabyemeye. Ndakwinginze rero mvuga kano kanya, fata umwanzuro mu mutima wawe, vuga ati ngiye wirebe ukore self reflection. Uvuga ati ngiye ndava hehe ndajya hehe. Numara kumenya aho uva, ubundi umenye se kuko ibyo ngendamo birakwiye, ko ndi umusore, ko ndi umumama, ese ko ndi umupapa, ko ndi umwana, ibyo nkora birakwiye. Nurangize wivaruwe, urebe icyo ubuze gukora nyuma y'icyo ngicyo. Gusa ubuzima butarimo Kristo no guhomba. Ubuzima butarimo Kristo nta buzima, kubera ko ibintu byose ugira ubutunzi bukagenda, ugira ababyeyi bakagenda, ariko Kristo no wenyine waravuze ngo basigiye umufasha, simbasize mwenyine. Yesu ashimwe. Yesu ntabwo yadusize twenyine, ahubwo adusigiye umufasha. Imana ishimwe kandi himbazwe. Zaburi igice cya 1 umurongo wa 1 hambwira neza ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicaranye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Imana ishimwe. Nta kindi ngo umuntu uhirwa n'uwo muntu udakurikiza imigambi y'ababi. Umuntu utari buze kugenda ngo agambanire mugenzi we, umuntu utari buze kugenda ngo abangamire undi mugenzi we kubera yuko hari ikintu kibi cyo wamubonye, cyangwa se kubera ko hari ikintu amushaka, ahubwo arashaka wa muntu ukurikiza amategeko nk'uko bikwiriye. Ngiye guhereza amabanga 3 wakoresha ubundi nimba ushaka kugira ngo Kristo agukize, amere nko muri umaze imyaka 38 arwaye, ariko ikidendezi cyitwa sida. Nimba nawe urumva ushaka gukira muri aka kanya, ndakubwira hari uburyo 3 ngiye kukubwira. Banza ugira ishyaka, kugira ishyaka n'umuhate. Iyo ushaka kuva ahantu hamwe ujya ahandi, iyo ushaka gutera intambwe mu rugendo rwa Kristo, duhura n'ibiruhanya byinshi, ariko ndakwinginze ugira umwete ndetse n'umuhate, ugira ishyaka,
ugira ishyaka ry'ibyo ukora uvuga ati ndashaka kuva aha ngaha hoye ibyaha ndabyanze igihe nabigiriyemo ndabyanze nabyivurugusemo ndabizi inzoga narazibwiye ndazizi buri kimwe cyose naragikoze ndakizi kano kanya mfashe umwanzuro wo kuva aha ngaha mfashe umwanzuro wo gutera urutambwe mva hamwe njya ahandi kubera kuri Imana nzima kubera kuri Imana y'amahoro gira umwete ugira ishyaka ugira umuhate mu buzima bwawe bwo gushaka Yesu gira umuhate wo gushaka Yesu kuko ni Imana nzima kuko niyo Mana ishobora byose niyo Mana idukiza niyo Mana yakijije Shadraka Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro Mana we niyo Mana yonyine yakijije umuvandimwe wacu mu rwabo rw'intare Dawidi nta wundi Daniyeli mu rwabo rw'intare nta wundi wafashe iminwa y'intare warinde Daniyeli mu rwabo rw'intare uretse Imana yonyine uretse Imana yohereje umwamarayika akavuga ati genda ukiraminwa sinzi aho uvuye sinzi aho uri ntabwo mbizi ayimenya TV ikurikirwa n'abantu benshi ndabizi izakurikirwa n'abantu benshi sinzi aho uri nimba uri mu Rwanda nimba uri muri Amerika aho waba uri hose ndakwinginze gira ishyaka n'umuhate n'umwete wo gushaka Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uko waba uri umukire kose uko waba umeze kose nta Yesu utamufite ntacyo bivuze uko waba umeze kose Yesu utamufite nta kintu cyaba kivuze ndakwinginze rero ugira icyo uhinda mu buzima bwawe ndakwinginze kano kanya ufate umwanzuro uhindure uko wagendaga kubera ko Yesu Kristo ari wowe wenyine ugukeneye ndakwinginze rero ukomeze gufatwa n'imyuka mibi ya Satani ngo kubuze gukomeza urugendo ko yafata umwanzuro ugira umwete wo kuva mu bubata bwa Satani no mu bata bwa Satani ubundi ukomereze icyo Kristo yavuganye natwe azatugira neza hanyuma ubundi buryo bwa kabiri nimba umaze kugira umuhate ndetse no kugira ishyaka hari icyo ushaka kuvamo hari ikikubangamiye umaze kubona ko kikubangamiye ugiye kukivamo ndakwinginze gira kwemera mu mutima kwemera inshingano ya kabiri cyangwa se n'uburyo bwa kabiri emera ko Yesu yagupfiriye emera ko Yesu ari umwami emera ko Yesu ashobora byose emera ko Yesu nta na kimwe adashoboye ku buzima bwawe emera ko Yesu yagukiza izo ndwara ugira kwizera mu mutima wawe wemera ko Yesu yakijije umurwayi ku kidendezi wemera ko Yesu yongera Ezekiri imyaka 15 nawe hari icyo yakora ku buzima bwawe sinitaye kumenya imyaka umaze sinitaye kumenya ubuzima waciyemo ariko Imana iravuze ngo emera gira kwemera mu mutima wawe gira ishyaka n'umuhate numara kugira ishyaka n'umuhate wemere kubera ko iyo wemeye byanze bikunze ukagira kwizera ndetse no kwemera n'ishyaka n'umuhate nta kitakorwa ku buzima bwawe Imana iratwumva ngo nuko ngo Imana nambwira ati hanurira ayo magufwa kananye ndakubwiye ngo uyu munsi uhanurire ibyawe ayo magufwa yose ibyo byose byubona bidafite imibiri cyangwa se bidafite formire Imana yonyine ifite kubihereza formire Yesu nashimwe kandi ahimbazwe Yesu akomeze kuturengera amagambo arakomeye cyane ariko Imana iturengere gira kwemera mu mutima wawe uburyo bwa gatatu hanyuma uburyo bwa gatatu no gufata umwanzuro wagize ishyaka wagize umuhate ndetse wanemeye ko Yesu Kristo yagupfiriye ariko hari kimwe kibura no gufata umwanzuro ushobora kwemera ariko Satani akagukomeza akagutwarisha igitugu ndakwinginze gira umwanzuro umugabo muzima gira umwanzuro kubera ko ubuzima bwawe n'ubwawe ubuzima bwanjye n'ubwanjye nta wundi uzabazwa ubuzima bwawe uretse weho ndakwinginze ibyo waba urimo kano kanya waba warabaswe n'inzoga waba warabaswe n'ubusambanyi waba warabaswe n'ibindi bintu bikubangamiye utagendera mu buntu bw'Imana udakurikiza imigambi y'Imana nk'uko bikwiriye ndakwinginze gira gufata umwanzuro umenye ko inzira yonyine ijya kwa Kristo ari imwe inzira yonyine ijya kwa Kristo ni inzira yo gusenga inzira yo kumusanga ni inzira yo gusenga ndetse kandi wibuke yuko Imana yadusigiye cyangwa se Yesu ajya kugenda adusigiye umufasha yagusigiye umufasha uzagufasha mu bintu byose ugendamo yagusigiye umufasha uzagufasha mu bintu byose turwana nabyo mu izina rya Yesu Kristo ritumbaraga no basha n'ubushobozi ubane natwe turengere Imana turinde kandi dushoboze tuyoboreze muri byose ndakwinginze
bana nanjye tugire neza, uyobore buri muntu wese umugire neza Mana. Ndakwinginze nk'uko mwami wari wizuye umwana wa Rayiro, nk'uko wakoze ugakavura uriya muntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, niko wafata nkani abantu bose bamaze igihe badakijijwe ukajya ubasha kubagira neza, niko wafasha abantu bose bamaze igihe mwami bafite ibibazo babangamiye ukabasha kubagira neza kuri Mana nzima. Ndaguhamagaye rero mwami, ndakwinginze tugiye gusenganira isengesho, uvuga amagambo urasubiramo aho uri hose, uvuga ati mwami Yesu, subiramo amagambo ndakubwira, ubundi Kristo aturengere. Urasubiramo amagambo ndakubwira, ubundi turebe icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Urasubiramo aya magambo nimba koko ufashe umwanzuro wo kuva mu byo wari urimo, kuko nimba ufashe umwanzuro wo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze usubiramo aya magambo. Uravuga ngo mwami Yesu, uje imbere yawe, nibutse ko watubambiwe, nibutse yuko waje ku bwacu. Fasha umwanzuro umutima wanjye ko ngukurikiye n'ibyanjye byose, ibyo nabarizwagamo ubinkuremo, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Kristo unshoboze muri byose kandi uzandengere muri uru rugendo ntangiye none n'iteka ryose. Amen. Iryo sengesho nimba umaze kurisoma, nimba umaze kurivuga, ubivugana umutima wawe ubifitemo uruhare koko, ubivugane koko wumva ufite curiosity yabyo, ufite uwo muhate. Hanyuma reka dusenge dusoza ibyo twari turimo. Imana turengere, turi imbere y'ubwiza bwa Mwami, turagushimye kuri Imana, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, tugushimiye kujya uvana bamwe ahantu ukabashyira ahandi. Mwami tugushimiye kuri Imana yaturengeye, tugushimiye kuri Imana yatugiriye neza. Mu izina rya Yesu Kristo, arega kuba tutarapfuye hari icyo wadushakagaho, kuba tutarapfuye byari impamvu yawe, kuba tutarapfuye twari uzi ko igihe gikwiriye Mwami uvuga ubuntu bwawe, wari uzi ko igihe gikwiriye tuzavuga urukundo rwawe, wari uzi ko igihe gikwiriye tuzava mu byaha byose turimo tukinjira aho waturemeye, wari uzi ko igihe gikwiriye tuzakora ibishimwa nawe. Ndaguhamagaye rero Mwami, hari abafashe umwanzuro kano kanya, bagire neza, ubarengere muri byose, ibyo bakora byose mu izina rya Yesu Kristo, ubarengere bagire neza, barinde imbaraga z'umwijima zishaka kubafatiranya mpiri, mu izina rya Yesu Kristo ubarengere bagire neza. Kuri Imana ishobora, kuri Imana ikora bikaba, kandi Imana itegeka bigakomera. Ndakwinginze bahindurira amateka Mwami, turanga turasengera abarwayi bose, abarwariye kwa muganga. Kristo aratubwiye ngo nitukwemera tuzahanura mu izina ryawe, ndetse nitukwemera tuzagiza indwara mu izina ryawe. Turirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwabo, abarwayi bose turabashyiraho imbaraga zawe. Reka Kristo ibinini byawe bivuye mu ijuru Mwami bidashariye, aribyo byonyine Mwami babivura. Mu izina rya Yesu Kristo ubatera urushinge rutaryana. Ndakwinginze ubarengere muri byose, abarwariye mu rugo, abarwariye kwa muganga bose bagire neza. Urengera abapapa, urengera abamama, urengera abana, abanyeshuri bari ku mashuri bose bagire neza. Ndaguhamagaye Mwami, ukomeze twagurira inzira, ukomeze kutwagurira inzira Mwami, twagure muri byose. Ndasengera buri muntu wese ukurikirana Menya TV by'umwihariko, umugire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye mwakoze gukurikirana Menya TV, tuzahura ku wundi munsi. Imana ibahereze umugisha kandi bakunda cyane.